nageze muri Yorodani mpezwamo umwuka wera ntangira kumva ukibatizwa wuzuye umwuka wera ntibatizwa ninje muri Yorodani naherewemo imbaraga nshya rwose numva nuzuye umwuka wera ntangira kuryama ndota ibyo ndose bigasohora nahanura n'umuntu iby'Imana yujijemo nabyo bigasohora uko niko nagiye mbona imbaraga z'Imana. Yego uwo wahanuriye se akakubwira ati byarasohoye nawe ugahita uvuga uti Imana nukuri burya ndi umuhanuzi urabyibuka icyo gihe ndabyibuka twagiye muri Twibature hari umudamu wari umaze imyaka 3 yarabuze urubyaro Imana yambwiye ngo impaye umwana ndabimubwira arabipinga arashidikanya ariko twongeye kubona narambye ati iby'Imana yakubwiye ati byarasohoye ubu ngubu yarahetse byaye 2 nta kibazo abana barakuze oya nta muntu n'umwe uraza kumbwira ati biriya bintu nibyo bitekerereje ntawe rwose mukuri no mu mwuka abona agiye mbasha kubabwira iby'Imana ntumye byagiye bisohora. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show amerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abaye umuhanga mwumva ikinyarwanda basuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimire wewe wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha. Yego ahamagaze ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba navuye Musanze nta kindi cyanzanye naje kureba umukozi w'Imana Imana igukoresha ibitangaza byinshi yagiye asengera abarwayi barakira abari barabuze urubyaro barabyaye Imana ibumunyujijemo nta wundi numujakazi w'Imana Muhorakeye Jacqueline niwe naje gusura uga ngo tuganire twibutsa abantu uko Imana yacu ivuga Imana yacu ikora itegeka bigakomera. Yego hano mpagaze ni hafi yiwe ngiye kugenda ubundi mugereho tugirana ikiganiro ugitangira nakirangize wumva imbaraga z'Imana Imana ikomeze kubaha umugisha. Ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha usezeranye umuntinka ngumuhihene oya cyangwa umusezeranye imodoka nyumumuhigari oya ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene oya cyangwa umusezeranye imodoka nyumumuhigari oya ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Yego bakunzi ba Concorde TV show nkuko nabwiye yuko nibereye mu karere ka Gicumbi navuye Musanze nta kindi cyanzanye naje kwirebera abakozi b'Imana ubu harundi ngezeho. Haleluya amen haleluya ndakuvumbuye harubwo warunzi oya ntago nari nkuzi harubwo waruzi ko turabonana oya nta nubwo nzi ko turabonana ni Imana ro yabikoze ni Imana yaduhuje umugambi wayo ibifite uko yabipanze umugambi w'Imana ni muremure kumva ko yaduhuza ndetse ntari nkwitegura rwose nta nzi ko nanakubona Imana nihabwa icyubahiro. Yego reka wibwira abantu nge nitwa Muhorakeye Jacqueline mfite umugabo umwe n'abana 7 ntuye mu karere ka Gicumbi umurenge ni wa Byumba akagari ni Akamurama umudugudu ni wa Rurambi ndetse n'isibo no gukunda igihugu. Yego Imana ishimwe uvuze ko ufite abana 7 umukuru afite imyaka ingahe? Umukuru afite imyaka 19 iyo ngiyo. Yego umuto yafite ingahe? Umuto cyane afite bafashe n'uyu bateruye afite umwaka n'amezi 2. Yego Imana nirembere akenshi ukivuga ku bantu kufite urubyaro mpita ntekereza ku bantu bashatse batarabyara mbe Jacqueline akenshi usanga umugore utarabyariye mu rugo nta jambo rufitemo pe nta jambo urebye ijambo ntaryo bafite cyane ko abaturanyi baramuhahana umugabo ntamureba neza no kumuhahira ntamuhahira ko abayumva nta mwana afite ahahira ariko icyo ngicyo no kwizera Imana no gusenga Imana itanga urubyaro hari abantu benshi agiye ihura urubyaro dusengana tukabona ineza y'Imana. Noneho haba n'igihe umugabo we yabyakiye ariko noneho bene wabo w'umugabo
batundi kiriya kigore gitunzemo iki kitabyara, bakavuga ko bamuciye rwose, ugasanga abuze ijambo. Ariko rwose hamwe no gusenga no kwizera Imana, Imana nta kintu idashoboye. Twagiye tubona ineza y'Imana, tubona abo Imana yahaye urubyaro. Rwose ndiza ntashidikanya ko Imana ishobora byose, nta kidashoboye. Yego, tukiri muri ayo mavuta rero tugiye gusengera kugira ngo Imana itangirane natwe muri iki kiganiro. Kabiri, dusengere abantu bashatse babuze urubyaro, dusengera abantu b'abakobwa bageze mu myaka yarenze urushako batarashaka kugira ngo Imana ibahe abasheri. Kane, dusengere abantu bafite amadeni kugira ngo Imana ibishyurire, kuko ideni rituma uhindura amayira, rigatuma ukwepa umuntu muziranye, yaguhamagara ko umufitiye ideni ari n'ibindi agiye kukubwira ugatinya utagiye kumwishyuza. Sibyo Jacqueline? Nibyo rwose, gusenga Imana, Imana irakora kandi Imana rwose irumva. Ntago bisaba kugira ngo uba uri kumwe n'umuntu aho hantu, gusa isengesho ritumye isengesho ragenda rikakora icyo rikwiye gukora. Reka dutangiye dusenge Imana muri aka kanya. Turagushimiye Uwiteka Imana utabura kuboneka mu byago n'amakuba. Tunejejwe nuko uri Imana yacu bwite, nta guhinduka uko ari cyane ubundi kuri. Turagushimiye rero kubw'uyu mugaragu wawe wazanye, n'iby'igiciro cyinshi, ni ukuri nuhimbazwe. Wakoze rero aka kanya turakakuragije, tugushimiye amasaha twahereje inyuma, tukuragije aka kanya, tukweza akanya turamara turi muri iki kiganiro. Ni nako tukwinginze kugira ngo urengere ubwoko bwawe. Hari ubwoko nukuri watoranije warose mu bise, abantu wiremeye rwose ntawugishije inama. Hariho abababaye bafite intambara, babuze urubyaro, bifuza ko wabarengera. Mana Data twese mwiza rero, genda uzengunuke umudugudu, umurenge, ugenda isi yose, urengera ubwoko bwawe. Hari abadamu babuze urubyaro, bifuza ko wabagirira neza. Twarakonye kuri Sara, Imana itananirwa gukora. Haleluya, kwarurikirana umusini kuri, ntago nanirwa, turakwizeye. Nako tukumije kuzirikana ubwoko bwawe. Hari abakobwa bihebye, bafite igihe kirekire, bumva bananiwe mu rugendo, ariko ntago nanirwa. Turakubona urakora, mu myaka 50 urakora, kandi hanyuma ya 0 urakora. Ni nako dusengeye abakobwa bagumiwe. Turakwinginze nubagenderere, ari abasore ari abakobwa, bagenderere rwose mu gihe batazi, mu gihe bihebye, ubatunguze neza yawe, bazabone kujya neza kwawe. Mwami Imana yacu bwite, tuzi ko uri umwami, urakoze ko rwose ikintu cyose ugikora kwibahisha. Natwe tubagutegereje mu gihe tutazi. Uwiteka Imana, kujya kuzana kunyuza kugira neza kwawe imbere yawe, mbere ubwoko bwawe bagatambutsa ishimwe ko hari ikintu ukoze. Ni nako tukwinginze ugenderera ubwoko bwa hirya no hino, abafite amadeni ya banki, abafite amadeni y'abaturanyi, abagujije inguzanyo zo gucuruza. Mana Data twese, genderera ubwoko bwawe. Turakwinginze nugendagende, uri Imana yishyura. Twarakonye hari abo bishyuye miliyoni, babatereje cyamunara, birangiye batakibatereje. Uyubahisha, twarakubonye, ntago unanirwa rero. Kwarukera cyane, n'uyu munsi ni kuri, ntago uhindurwa. Ni ukuri Data twese ntago uhinduka, uko niko ijambo ryawe rimbwira. Ngo ndatuje rero, shyirwa hejuru, cyubahiro kiguze kuba Imana munsi no mwijuru, mu izina rya Yesu, amina. Jacqueline, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Jacqueline, wakijijwe ryari? Wavutse wakijijwe uri umwana, wakijijwe uri umumama? Dusangiza urugendo rw'agakiza. Njyewe ndi umukobwa, narakijijwe, ariko njyaho nza kwishingira. Ubwo noneho mbaye umugore, noneho nsenga Imana. Noneho agakiza nyako nagafashe 2015. Ubwo aho ngaho niho mpamya ko rwose ari wo wa munsi mwiza nibuka rwose naherewemo agakiza kuri icyo gihe. Yego, nazibagirwa ukundi. 2015 nibwo wakira agakiza byanya. Yego, Imana se yakugiriye neza, iguha n'impano? Imana yangiriye neza, Imana yampaye impano rwose, ndashimira Imana, yarakoze ntako itagize. Yaguhaye izihe se? Yampaye impano zo gusengera abarwayi. Yego, rwose umuntu wese ufite icyifuzo
turafatikanya tugasengana Imana mu mbaraga z'Imana ifite ubutware n'ubushobozi, nayo ikabikora kwiyubahisha, ikabisozanya umwete no gukiranuka. Yego. Usengera abarwayi gusa? Oya, ikibazo cyacyo cyose, hari impano Imana yeretse cyose nakikubwira. Hari impano z'amayerekwa, hari ugusengera abarwayi, hari ugusengera abatwite, ababuze urubyaro. Izo zose byo byose Imana integetse nicyo nkora mu mbaraga z'Imana. Impano ni nyinshi muri nge Imana yanteretsemo. Yego, zo zatangiye kuza ryari se? Izo ngizo n'ubundi ubwo nahabwaga agakiza, nageze muri Yorodani mpezwamo umwuka wera, ntangira kumva ukibatizwa wuzuye umwuka wera. Nkibatizwa ninje muri Yorodani naherewemo imbaraga nshya rwose, numva nuzuye umwuka wera, ntangira kuryama ndota ibyo ndose bigasohora, nahanura n'umuntu iby'Imana yujijemo nabyo bigasohora. Uko niko nagiye mbona imbaraga z'Imana. Yego. Uwo wahanuriye se akakubwira ati byarasohoye, nawe ugahita uvuga uti Mana nukuri burya ndi umuhanuzi? Urabyibuka icyo gihe? Icyo gihe ndabyibuka, twagiye muri Twibature, hari umudamu wari umaze imyaka 3 yarabuze urubyaro. Imana yambwiye ngo imuhaye umwana, ndabimubwira arabipinga, arashidikanya. Ariko twongeye kubonana arambwira ati iby'Imana yakubwiye ati byarasohoye, ubu ngubu yarahetse abyaye 2, nta kibazo, abana barakuze. Ubimubwira ntabwo akubwoba kajemo? Narabimubwiye, mbonye atabyumvishe njya gushidikanya. Nanjye ngeze mu Rwanda senga ravana Imana, ko nta jambo uvuga ngo rihere. Wabibwiye Sara urabisozanya gukiranuka, nanjye nizeye ko ibyo uvuze uzabisozanya gukiranuka. Ndagenda ndabyizera. Nyuma y'igihe tubona yarambwira ati rwose Imana yampaye urubyaro, numva shimye Imana yo mu ijuru. Mwongeye kubonana yarabyaye cyangwa mwabonanye yarasamye? Twabonanye yarasamye amaze nk'amezi 3, araza arambwira ati bya bintu zikari ukuri. Ati navuye kwa muganga ati nukuri rwose, ati ibirya narabihuzwe. Nuko mu gitangaza cy'Imana nuko arabyara. Hari n'undi nawe yari yarabyaye umwana arapfa, amara igihe kirekire nta rubyaro. Araza turasenga, Imana inyereka impaye umwana, none nawe barahetse, umwana arakuze, turashima Imana. Ariko ndikumva iyerekwa ryawe ryibanda ku bamama batabyara. Ntaga ariko bamama batabyara gusa, umuntu uware nuko ari cyo kiganiro twatuganiyeho. Umuntu uware wese bitewe n'ikibazo afite turasengana, Imana ikamishurira iyerekwa ryawe nkabikubwira. Ubundi Imana nayo igakora kwiyubahisha, igasoza umugambi wayo. Yego. Ubu se gutya kugiye kwikanwa n'abantu benshi, kandi hari ababa bakeneye abantu bo kubasengera, uzaguhamagara ari kure azakubwira ibyifuzo cyangwa rukundi bigenda Imana igahita ibikubwira? Ntago ari ngombwa kumbwira ibyifuzo. Ubundi iyo umuntu muganiriye murasenga, ubundi Imana ikakubwira, ikakongorera mu mwuka wera. Ntago ari ngombwa ko akubwira icyifuzo. Ubu ntabwo nazanye rwose Jacqueline wansengera ngo mfite ikibazo cy'ideni. Oya, ubwo nyine ukimbwiye nanone nyine waba wakimbwiye. Ubundi mwuka wera icyamariye abantu nuko musenga agahishurira ibihishwe, yarangiza rero akemeza umuntu icyo n'ubundi by'ukuri, agakora imirimo n'ibitangaza bitagombye kuvuga ko ari ukugombye kubimbwira. Yego. None se wowe iyo uhanuriye n'umuntu muziranye, niyo uhanuriye niwo mutaziranye, aho wumva ubyizeye cyane ni ryari? Umuntu mutaziranye cyane araguhanurira ugahita wumva ari ukuri, kuko ijambo ravuga ngo nta muhanuzi mu babo. Iyo ari umuntu w'iwanyu ntago abyemera, ariko iyo ari umuntu w'agasozi ukabimuhanurira aravuga ati ya Mana nabonye kwa runaka irakora rwose. Yego. Ariko nanjye pe yari umuntu tuganira nyine z'ibibazo byanjye, akambwira ngo Imana yambwiye ngo irabikemura. Ase ndavuga ni nyine ni inshuti yanjye, ntiyanyifuriza ikibi. Ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo ni amarangamutima afite. Ariko yari umuntu duhuye bwa mbere agahita ambwira ibyanjye ntabimubwiye. Sha kwizera kurenga 100%. Oya, nibyo ko nta muhanuzi mu wabo rwose. Na Yesu barabimubwiye, amuga ko nta muhanuzi mu babo. Ariko iyo ugiye ahantu ukicara ukumva mwuka wera gukomojeho, uhita wumva ko byanga bikunda ko ari mwuka wera uri mu kazi, nta kukuvangirwaho se cyangwa nta marangamutima yakoresheje. Mu gihe umaze uhanura ntabwo wigeze uvangirwa?
yewe ntavangirwa, nta muntu araza kumbwira ngo ibyo namubwiye ntago ari byo rwose, nta muntu n'umwe nanumva mbwiye ati ibyo wambwiye ntago ari byo. Nta nibyo urahanura ngo bitinde gusohora umuntu aza kubwira ati ariko Jacqueline biriya bintu ni wowe wabivuze cyane, Imana yabivuze ko nzi ko ibyo Imana ivuze bisohora, biriya ni wowe wabivuze Imana ibikubwiye cyane ibyo witekerereje? Oya, nta muntu n'umwe uraza kumbwira ati biriya bintu nibyo witekerereje, ntawe rwose. Mukuri no mu mwuka abo nagiye mbasha kubabwira iby'Imana yantumye byagiye bisohora. Wowe se iyo urebye ubona kuba uri umuhanuzi bikumariye iki? Kuba ndi umuhanuzi mbona ari ishema, kubera ko mbona Imana itaranciye uburanga cyangwa se no muryango, kuko nta muryango mfite ukomeye mvukamo ngo nicyo yanciye. Mbona rero ari urukundo rw'Imana cyane, nkumva Imana yo mu ijuru ikwiye guhimbazwa iteka ryose uko bije nuko bukeye. Yego. Wigeze si wifuza kuba umuhanuzi cya byarizanye? Yewe ntago nigeze mbyifuza, cyane ko mbere y'igihe natangiye ndi umuroma nyine ndi umunyagatulika, ariko cyane n'abantu b'abanyempano ntabemera, ariko naje kwisanga nanjye nafashwe muri ubwo buryo, nyoberwa iyo byavuye ubwo ndabyakira. Ntago rwose ntago nigeze mbyifuza. Nageze cyageze nyine nk'umuntu utarabyifuje cyane, ukumva nyine urabirambiwe ukibaza atari kibi bintu kondi kumva bimbereye umutwaro. Ntago njya mbyinuba cyane ko kenshi cyane nta nabiteganya njya kumva nkumva mwuka weraje mu buryo numva nyine akaza ari umuriri uturutse muri Kristo ukangeraho. Ntago nigeze mbirambirwa rwose. Yego. Ntago urarambirwa? Ntago ndarambirwa, ndakomeje mu rugendo kugeza Kristo agarutse. Mu buryo bufatika se tureke mu buryo bw'umwuka, ni ikihe kintu kuba uri umuhanuzi, ikintu wabonye ukavuga iti iki kintu ngihawe cyangwa se nkibonye kuko ndi umuhanuzi? Njyewe ikintu nahaye ngo kuko ndi umuhanuzi nta mpano ndabona, gusa nyine wenda ngo kubera ko nasengeye umuntu ngo byakunze ngo arampaye, ariko gusa ikintu nagiye mbona cyo ni uko nagiye mbona mu buhanuzi bwose Imana rwose igiye isoza amasezerano nk'uko yagiye ibisezeranya abantu bayo, ariko nta mpano nimwe ndabona ndahabwa ngo ni uko nahanuye. Yego. Nta muntu uranura ngo bisore basazane n'agapfukire k'umutonore ati Jacqueline aramanure birasohora akira dusangire? Nta muntu aranzanira rwose ngo dusangire, gusa ashima Imana akaza akanambwira ko byasohoye, ariko nta mpano aranzanira ngo byasohoye. Abo bantu ko bimana ba nyirakiguna. ubwo aba ari igihe kitaragera, hari igihe kizagera ubwo bikunde wenda hari aba yakitura wenda ineza Imana yamugiriye, ubwo nta kibazo. Natwe tuba turangwa dushima tunejejwe nuko ibyo Imana ivuze ibishohoje. Nanjye sinyambarebaho, gusa mbanejejwe nuko icyo Imana ivuze aricyo gisohoye. None siko batajya bibwiriza ngo bagire icyo baguha, wajya ubasengera babanje kubaca amafaranga? Oya, ntago impano y'Imana ntago igurishwa. Imana y'Imana ntago igurishwa, urasenga ubundi Imana akaba ikora imirimo, kuko Imana ifite kujya neza kwishima, Imana nizanyitura. Yego. Kumbwira uti banza uzane 5 hari ikibazo? Oya, ntago iryo kosa ribaho, ntago impano y'Imana ntago icuruzwa, ntago bibaho. Yego. Waduteguriye iki se? Njyewe byinshi nagiye nkubaza, ariko ndikumva sibyo naguha umwanya nawe ikikuri ku mutima. Ushobora kuba waririmba ukavuga ijambo ry'Imana, ushaka kuba wahanura, byose rwose nguhaye umwanya nawe sanzure. Ikintu aka kanya nabaha ni ijambo ry'Imana. Ndikumva ijambo ry'Imana ahangaha muri Yesaya, ndikumva ari ijambo ry'Imana twasangira, kandi iri jambo rwose ni ijambo ry'agaciro, ijambo ryanezeza uwo ari we wese. Yesaya ibice bingahe? Yesaya 42, uhere ku murongo waho wa mbere. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 42. Umugaragu w'Uwiteka: dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanishwa ijwi rye mu nzira.
urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Ntazacogora, ntazakuka umutima kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Amen. 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 Hano ari ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana ndarikunda cyane. Ngo dore umugaragu wanjye ndamiye. Byanga bikunda mu kubaho kuri urugendo, turamirwa n'Uwiteka Imana. Intambara bari nyinshi, byago amakuba bari menshi, ariko ikintu kinezeza nuko turamirwa n'uyu mugabo udakoze isoni, ahubwo umugabo rwose ukiranuka iminsi yose. Uyu mugabo ahora turamira tugeze mu byago, tugeze mu kaga cyane se tubura se cyangwa twanzwe, uyu mugabo araturamira akatwereka urukundo rwe, tukatubuza inshuti akatubera inshuti. Iri ni ijambo ry'Imana, naha nk'abantu bari kunyumva aka kanya, rwose iri ni ijambo rikomeye cyane, ngo kandi ngo mushyizeho umwuka wanjye, ngo ntazasakuza, ntazakuka umutima, habe no mu ntambara, habe no mu byago, habe no mu makuba, ntazakuka umutima, ntazumvikanishwa n'ijwi rye rwose, ahubwo azahora ahamye, ari umuntu rwose wo guhamya mu bihe byose ari muri iyi si. Yego. Hari n'irindi jambo ryo muri Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara, ahari ya Yeremiya 3:3 umurongo waho wa 3. Tuhasome Yeremiya 3:3 umurongo waho wa 3. Uku niko Uwiteka avuga, ariwe ugira icyo akora, ariwe ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ngo ntabaza ndagutabaza. Ndetse muri aka kanya utabaje Imana, uri mu kibazo se cyangwa hari izindi ntambara huye nazo, ijambo rye ryavuze ngo ntabaza ndagutabaza, kuko hanze nta wundi butabazi twabona, nta n'undi murengezi, ariko dutabaje Uwiteka tukamwuburira amaso, n'uruka akadutabara, yarangiza ibitunaniwe akabishobora, kubera ko yiyemeje guhora turengera iminsi yose. Iryo ni ijambo ry'Imana ngo ntabaza ndagutabara. Uwo ari wese yagifasha mu kibazo runaka se cyangwa mu gihe runaka, ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Yego. Nta rindi tukuniganye. Irindi jambo ntaryo, niryo ngiryo, nta kibazo, rirahagije. Yego. Uzi n'impamvu? Ndi umubyeyi. Yego. Nawe uri umubyeyi. Yego. Ufite umwana w'umwaka umwe. Yego. Undi mumama umudufashije uri hano inyuma. Umwana ari kurira. Kuba yari umuntu w'umubyeyi muzima, nongeyeho umubyeyi muzima. Umwana we yaba ari kurira, yarangiza akicara agatuza, biragoye. Reka duhinire hanjye, tuzanagaruka dukora ikindi kiganiro, kugira ngo ujye guha umwana akabere, uburenganzira bwe. Sibyo twe kumubuza uburenganzira, ahubwo ugiye gutanga nimero ya telefone umuntu yakuboneraho, ku buryo mwafatanya gusenga, niturangiza dusoze n'isengesho. Yewe ni telefone y'umugabo, ariko ndayikoresha, ni 072. Yego. 400 32 36. Nimero y'umugabo wa Jacqueline, uko we nta telefone afite, ni 072 432 36. Ngaho senga isengesho rigufi dusoze, ubundi ujye kureba umwana. Imana iguhe umugisha. Mana turagushimiye kuko abanye natwe, mugambi wawe ni mwiza ni muremure kuri twebwe, tunejejwe n'urukundo rwawe rwinshi ufite utugirira, udahema kutugira iminsi yose. Ngaho rero umugaragu wawe ni umuha umugisha w'uburyo bwose, mu rugo ndetse n'ahakorera hose, n'umwagure kandi umwagure imbago mu bibaho byose. Natwe turakwinginze kugira ngo uze kuganza, kandi n'abazumva ubu butumwa bose bazagubwe neza mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'umukiza wacu.